Haleluya. Haleluya. Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriro batungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuye umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Turagushimiye Mwami Yesu kubw'impano y'umwuka wera waduhaye. Amen. Merci Seigneur pour le don du Saint-Esprit répandu sur nous. Amen. Thank Lord for your Holy Spirit you gave us. Amen. Asante Bwana Mungu kwa kipawa cha Roho Mtakatifu ulichotupatia. Amina. Tata nzambe topesiyo matono mingi pona murimo nayo mosantu opesa kibiso. Amen. Okonkwana amwiru okumuka mweru waruhire. Amen. Wivugwe data kululimi luhyaya ukatuhereza. Amen. Tukusima ruhanga habwo kutomwe uguri kwera tukusima munonga. Amen. Waole tata ombe umu amta atifo watusheshe. Amen. Tukwebaza Katonda uwekirabo cyo mu mutukuvu we watuwa. Amina. Rabo na kwezi Kuru zamani Rabo na kwezi. Imana ni nziza Ibihe byose. Imana ni nziza. Ndatangaye cyane. Uzi ko numvise mu rurimi rw'iwacu? Mimi nashangaa sana. Nasikia lugha ya kwetu. C'est pas possible. Aba bantu basinze, mwebwe mwasinze. Murabona bana bantu batasinze. Mwasinze. Yibatangaza aba bantu basinzihira, mwe ntimubibona? Petero yuzuye umwuka wera arabahamiriza. Yemwe bagabo b'i Yudaya ni Yerusalemu, ibi mubimenye twasinze nk'uko mubyibwira, kuko bari isaha ya gatatu y'umunsi. Wa undi Yesu mwishe mukamubamba ni ukoze ibi ngibi mureba. Ntitwasinze ahubwo turi mu murage. Haleluya. Amen. Turi mu murage. Kuko yahuye n'umurage w'Imana.
asiga ubuzima yicishijwe na wa mugomekazi Yezebeli. Urya umurage yo torero ingirakamaro. ubwo mubona tujya turirimba tukuzura umwuka wera nuko turi mu murage. ubwo mubona tujya dusenga tukavuga mu nyishya nuko turi mu murage. ubwo mubona tujya tuvuga ubutumwa bwiza abantu bagakizwa nuko turi mu murage. ubwo mubona tujya dusengera abarwayi bakabasha gukira nuko turi mu murage. turi mu murage turi mu murage yo bagenzi, turi mu murage. turi mu murage turi mu murage yo torero, turi mu murage. Haleluya. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nitwa Pastori Arorimana Charles, mukozi w'Imana, ndi umukuru w'itorero muri paruwasi ya Nyanza ku mudugudu wa Murambi muri ADPR. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana rifite navuga ngo umutwe uvuga ngo Pentecote. Pentecote ifite ubusobanuro ariko ndagira ngo mbabwiremwo ubungubu bubiri. Pante ni umunsi wa 50. Cote ni imbaraga. Ibi biva mu ijambo ry'Ikigiriki ryasobanuraga uyu munsi wa 50 wabaga ku munsi w'umuganura. Imana ishimwe cyane. Ni iminsi 50 kuva Yesu apfuye, amaze kuzuka yiyeretse, yamaze iminsi 40 yiyereka abigishwa be. Biravuga ngo abateraniriza hamwe, abategeka kutava i Yerusalemu. Arababwira ati mugende mujye i Yerusalemu muzaharindirire ibyo data yasezeranije. Ngo yarari kubabonekera, yarari kubiyereka, ntago bari bakiri kumwe, yari amaze iminsi apfuye. Kubera n'ubwoba n'igishyika nabo baravuze ati reka tugende turindire. Baragenda barikingirana muri icyo cyumba cyo hejuru, bakimazemwo iminsi 10 basenga, barindiriye imbaraga, barindiriye umwuka wera, bategereje amasezerano bari bahawe. Imana ishimwe cyane. Iryo sezerano rero ryasohoye kuri uwo munsi w'umuganura, kuri uwo munsi wa Pentecote. Wabaga ari umunsi w'umuganura waruzwa, warumenyereye i Yerusalemu. Abantu bose babaga bateranye ari benshi bahuzuye. Ariko ni naho habaye umuganura uvuye mu ijuru. Mwuka wera amanukira intumwa aho zari ziri mu cyumba cyo hejuru. Imana ishimwe cyane. Ni isezerano ryari ryaratanzwe, nta nubwo ari Yesu wari waritanze wenyine. Ntabwo ari Yesu wenyine. Isezerano ryari ryatanzwe mu isezerano rya kera, ryarahanuwe n'abahanuzi. Abahanuzi Yoweri yari yarabihanuye. Iyo usomye mu gice cya 3 n'umurongo wa mbere, cyangwa se muri Bibiliya 5 na 7, ugasoma mu gice cya 2 n'umurongo wa 28 n'uwa 29, iri sezerano uraryumva Yoweri arihanura, kuko yari yarabivuze. Yaravuze ngo nuko mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abakobwa banyu n'abasore
banyu bazahanura, ndetse n'abakambwe nabo bazerekwa. Ibyo rero Yoweri yari yarabivuze, yarabihanuye mbere y'uko Yesu avuka. Undi muhanuzi wari warabihanuye ni Ezekiyeli. Ezekiyeli nawe yari yarahanuye Mwuka Wera. We yarihanuye mu buryo bukomeye cyane, ariko nanone kandi bikumvikana. Muri Ezekiyeli mu gice cyaho cya 36 umurongo wa 24 haravuga ngo nuko nzabavana mu mahanga mbakoranirize hamwe mbakuye mu bihugu byose, maze nzabageza mu gihugu cyanyu bwite. Umurongo wa 25 nzabanyanyagizaho amazi meza, maze muzatungana bakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byose. Nzabaha n'umutima mushya mbashyiremo umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye mbashyiremo umutima woroshye, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye ntume mugendera mu mategeko yanjye, mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. Imana ishimwe cyane. Tugaruke ku murongo wa 27. Uyu ni umuhanuzi Ezekiyeli wari uri guhanura kuzahabwa umwuka wera. Yohana nawe yarabihanuye. Yohana intumwa integuza ya Yesu, iyo usomye mu gice cya Matayo, iyo usomye muri Matayo mu gice cyaho cya 3, wumva ukuntu uyu muhanuzi, iyi ntumwa ya Yesu, umva ukuntu nawe yabihanuye. Yaravuze ngo ndababatirisha amazi, ngo jyeweho ndabatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, ntibinkwiriye no kumutwaza inkweto. Niwe uzababatirisha umwuka n'umuriro. Imana ishimwe cyane. Arababwira ati jyewe yarari kubatiza, ndababatirisha amazi ngo mwihane. Mwebwe mwihane, mwatura ibyaha byanyu mwihane, ariko nimumara kwihana uzaza hanyuma yanjye. Ubwo yavugaga Yesu ko azaza, hanyuma yaza akababatirisha umwuka wera n'umuriro. Imana ishimwe. Aba rero ni abagabo bakomeye. Imana bahanuye kuza k'umwuka wera, ngo Yesu aze nk'uko bamuhanuye. Ahangaha mu butumwa bwa Yohana, Yohana yanditse ubutumwa bwa Yesu mu gice cyaho cya 7 ku murongo waho wa 37 kugeza ku murongo wa 39 haravuga ngo imigezi y'ubugingo, ngo nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru, ari wo munsi uruta iyindi, Yesu ahagarara avuga cyane ati, umuntu nagira inyota aze aho ndi anywe, unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera uwo abamwizeraga bendaga guhabwa, ariko ubwo umwuka yari ataraza, kuko Yesu yari atarahabwa ubwiza. Imana ishimwe cyane. Mwuka yari ataraza, Yesu yabivugaga nk'ubuhanuzi, ariko ashimangira ko umwizera, uzamwizera wese azabona uyu mwuka wera. Rero ndagira ngo mbabwire ikintu kirimo gikomeye kugira ngo abantu bahabwe Pentekote, abantu bahabwe umwuka wera, ni ukwizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, kandi bakatura ibyaha byabo. Imana ishimwe cyane. Habayeho Pentekote 3.
Pentekote ya mbere ni iyi ngiyi y'intumwa za Yesu, ari nayo dusoma hano mu byakozwe n'intumwa mu gice cyaho cya 2 uhereye ku murongo wa mbere akavuga ngo uko umwuka wera yamanukiye intumwa. Munsi wa Pentekote usohoye bose bari bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo, haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese umuri bo, bose buzuza umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka wera yabahaye kuzivuga. Muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyedini bari baturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muriri ubatungura ubaye abantu benshi baraterana, baratangazwa n'uko umuntu wese yumvise ba bandi bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa bose baratangara bati, mbese aba bose bavuga si abanyagaleyadi? None se ni iki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? Imana ishimwe cyane. Iyo uhawe umwuka wera uvuga mu rurimi rushya kandi bikumvikana bikamenywa n'abantu yuko hari igitangaza Imana igukoreye, waba warize waba utarize, uvuga mu rurimi rushya. Rero ururimi tuvuga ni ururi, iyo twabatizwa mu mwuka wera ni ururimi rw'umwuka wera. Ubundi tuvuga indimi z'abamarayika, tuvuga indimi z'abamarayika. Iyo uhawe umwuka wera haba harimo izi ndimi z'abamarayika, ntiwazisobanukirwa nyine utari umunyamwuka, ntiwazisobanukirwa. Tukavuga indimi za rwana, tukavuga ukumva abantu baradedemanga, abantu baravuga ikilatini, ikidage, ikirimi cyo mu ijuru, ukumva abantu baravuga indimi izizwi n'abantu ariko wowe utanazizi ukazivuga, kubera ko Imana yaguhaye kuzivuga. n'iz'abantu batazi abamarayika nazo ukazivuga, kuko Imana iba ishaka kuganira nawe, yahaye urwo rurimi. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Pentekote ya kabiri ni Pentekote yabaye kwa Koroneliyo. Kanayo tuyisome hano mu byakozwe n'intumwa mu gice cyaho cya 10 ku murongo waho wa 44. Petero akivuga ibyo, umwuka wera amanukira abumvise ayo magambo bose. Abizeye bo mu bakebwe bajyanye na Petero barumirwa bose, kuko n'abanyamahanga nabo bahawe umwuka wera akaba abasutsweho, kuko bumvise bavuga izindi ndimi bahimbaza Imana. Maze Petero arabaza ati, aba ngaba bahawe umwuka wera nkatwe, ninde ubasha kubima amazi ngo batabatizwa? Ategeka ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Baherako baramwinginga ngo amareyo iminsi. Imana ishimwe cyane. Iyi ni Pentekote rero yabaye muri iki gihe cyo kwa Koroneliyo. Pentekote ya gatatu yabaye ni iy'umuntu ku giti cye. Iyi ngiyi rero izakomeza ibe kuzageza imperuka ibaye. Nawe wayihabwa, nawe wabatizwa mu mwuka wera, aho uri nawe wawubona, aho usengeye wawuhabwa, aho wawusabira wawuhabwa, wizeye wawubona, wujuje kondisiyo zisabwa mu ijambo ry'Imana wawuhabwa. Ko biravuga ngo ntibishoboka yuko abanyabyaha, ab'isi, abapagani bishoboka ko bawuhabwa, kereka babanje bakizera, kikabanje bakihana, kikabanje bagakora imirimo gukira, kikabagiza inyota yo kuwushaka, nibwo bashobora kuwubona. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Imana ishimwe bene data. Umwuka wera yaratanzwe kugira ngo uzadufashe gukora umurimo w'Imana. Kuri Pentekote nyirizina habaye ibitangaza bikomeye cyane. Ndagira ngo mvuge ibitangaza bibiri byabaye.
igitangaza cya mbere cyabaye, aba bari bamaze kubatizwa mu mwuka wera bakijije ikirema cyari kimaze imyaka myinshi cyicaye kitagenda, ngo cyari kiri ku irembo ry'urusengero ryitwa Rwiza. Kibabonye abakozi b'Imana Petero na Yohana batambutse buzuye umwuka wera, ngo kiranezerwa kibona ko bagiye kugiha. Kirabasaba mumfungure mumpe ifeza n'izahabu, ariko barakibwira ati twebwe ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha kuko turakimanukanye turagifite. Mana ishimwe. Barakibwira ati wowe udutumbire gusa. Burya mu gutumbira abakozi b'Imana, mu gutumbira ijambo ry'Imana, mu gutumbira harimwo gutumbira Yesu, harimwo imbaraga. Udutumbira icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Ngo kirabatumbira rwose, hanyuma barakibwira ati haguruka mu izina rya Yesu wigendere. Kita kitera hejuru, kirasimbuka ngo gihimbaza Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Icyo ni igitangaza bakoze bakoreshejwe n'imbaraga z'umwuka wera. Igitangaza cya kabiri gikomeye cyane, ari nacyo navuga ngo shingiro dukuraho natwe kuba turi itorero, turi abanyetorero n'uyu munsi, ngo bavuze ubutumwa bwuzuye imbaraga, bwuzuye umwuka wera, nta bwoba, hihana abantu 3,000 uwo munsi. Kiba ikintu gikomeye cyane mu bantu bose, birabatangaza. Habaye rero, birumvikana habaye ibintu bikomeye bituma abatambyi, bituma abayuda, bituma abantu mbese habaho guhungabana. Ariko ngo baravuga ati nimufate abo bantu mubanze mubabaze ibyo bari gukora kuko biratangaje. Ngo babata hagati, niko Bibiliya ivuga. Baravuga ati muze mutubwire iryo ni ikihe cyabateye gukora ibyo, ni irihe izina ryatumye mukora ibi, ni irihe, ni izihe mbaraga. Ntabwo babyumvishaga, ariko abo Petero na Yohana barabahamiriza. Bari bamaze noneho kubona imbaraga, batakira abanyabwoba. Arababwira ngo wa wundi mwishe mukamubamba niwe ukoze bimureba, mudutumbirira iki nkaho ari twe tubikoze, mutubariza iki nkaho ari twe tubikoze, ntabwo ari twebwe, ni wa wundi mwishe mukamubamba. Haleluya. Iyo wuzuye imbaraga uhamya uwazutse, uvuga Yesu, uvuga imbaraga ze, uvuga gukora kwe, uvuga kugira neza kwe. Haleluya. Urabivuga ukabihamya, kandi nta muntu ubasha kukubuza guhimbaza izina ry'uwo mwana. Birumvikana habayeho akarengane, habayeho ibintu bikomeye, ariko bari bafite imbaraga z'Imana. Kuri uyu munsi wa Pentekote rero ntabwo wari uje gusa, ahubwo ikintu cya mbere cyari kizanye umwuka wera. Yaraje aje gukubita ikinyoma cyari kimaze iminsi kiri muri Yerusalemu. Bari bamaze iminsi bavuga ngo Yesu ntiyazutse, ngo baramwibye. Abantu ari nacyo cyatumye abigishwa nyine nabo bajya kwihisha, bavuga ati dusaba imbaraga zo guhamya. Mwuka wera rero yaje aje gukubita icyo kinyoma. Amatangazo yemeza ko Yesu yazutse, yaturutse mu ijuru. Mu ijambo Yesu yari yavuze ngo nimara kugeraho nzaboherereza umwuka wera. Umwuka rero yaje ari itangazo rivuye mu ijuru ryo guhamiriza ko Yesu yagezeyo kandi ko yazutse. Imana ishimwe cyane. Abantu rero barizera, abantu baremera, bemejwe n'umwuka wera. Imana ishimwe. Icya kabiri cyari kizanye umwuka wera, yaraje gutura mu bantu imbere. Yaraje gutura muri twebwe, yaraje kuba muri twebwe, yaraje kubana natwe, yaraje kugendana natwe kugira ngo tuzashobore gukora umurimo w'Imana, cyangwa se dushobore gukora umurimo w'Imana. Icyo cyari kimuzanye, yaraje gutura mu bantu b'Imana, kuko mbere ntabwo umwuka wera yari ariho agendagenda akorana n'abantu imirimo y'umwuka ikora, ariko ntabwo yaturaga mu bantu imbere.
abantu basigwaga amavuta bagakora imirimo, Imana ikabakoresha imirimo n'ibitangaza, ariko icyari kizanye noneho umwuka wera yaraje gutura muri twebwe imbere, yaraje gutura muri twebwe imbere. Abantu mbere umwuka wera yarabamanukiraga, akamanukira navuga mu bihe bya kera cyangwa mu isezerano rya kera, akamanukira abantu bamwe, akamanukira abahanuzi bagahanura, nababwiye ba Ezekiyeli n'abandi na ba Yeremiya, akabahanurira, akabazamwo, bagahanura, bakavuga ibintu bikomeye, ariko yabashaga no kwigendera tibahanure. Umwuka wera yazaga ku bami, Imana ikabasiga bami bazaho, ariko ntabwo yabagumagaho. Umwuka wera akaza ku batambyi, kaza nyine imbaraga z'Imana zikabakoresha. Umwuka akaza ku bandi bantu bitwaga abanaziri. Abanaziri ni abantu Imana yakoreshaga ibitangaza. Abangaba rero nibo bari abantu badasanzwe Imana yasigaga amavuta, kuko yabaga yarabavuzeho cyane, ikabavugaho bataranavuka, ikababwira ababyeyi babo, ikababwira imiryango yabo, ikababwira ubwoko, bakavuka bazwi ko ari abantu badasanzwe. Abo rero bakomezaga gukora imirimo idasanzwe, Imana yakomezaga kubakoresha itabavaho, igakomeza ikabakoresha. Harimo Gideyoni, harimo Samusoni, harimo ba Debora n'abandi. Aba rero bitwaga abanaziri, Imana ishimwe cyane. Mwuka rero yazaga ku bwa misiyo afite, yashakaga kubakoresha. Umwuka wera yaje kumanuka nk'isezerano ku bantu bose bizera. Ubwo hari mu mwaka wa 33 nyuma y'ivuka rya Yesu, nibwo umwuka wera yaje noneho ku bantu bose, aje guturamwo mu bantu imbere, aje kubakoresha imirimo n'ibitangaza, aje kuvugana n'abantu, aje gusobanura ibidasobanutse, aje gusobanura iby'Imana mu bantu, kuko abantu kugira ngo bamenye Imana badafite umwuka wera ntabwo byashoboka. Ndagira ngo mbabwire, hatariho umwuka wera n'itorero ubwaryo ntiryabaho. Ntabwo rishobora kubaho hatariho umwuka wera. Itorero ridafite umwuka wera ntabwo riba ririzima, ntabwo riba ririho, riba rirwaye, riba ripfuye. Rero ndagira ngo nkubwire ngo nimba nawe ufite itorero, senga kugira ngo umwuka wera arize, umwuka wera abe ku banyetorero. Imana ishimwe cyane. Ubwo abakozi b'Imana baranyumva icyo bakwiriye gukora, kandi bakabimenya neza, bakabyigisha abakristo kugira ngo umwuka wera ature muri bo, ature muri bo. Icya gatatu cyari kizanye umwuka wera, ngo yaraje guhuza indimi, yaraje guhuza indimi. Indimi zari zaratatanye, zitataniye ku munara w'i Babeli. Babeli, abantu bari barubatse umunara ngo bashaka kureba Imana, bashaka gushyikira Imana, bashaka kugera ku Mana. Imana umunara irawusenya, abantu irabatatanya, indimi ziratatana, abantu bakwirwa mu mahanga yose. Rero umwuka wera aje yongeye guhuza abantu, yongera guhuza ururimi, abantu bongera kuvuga ururimi rushya. Iyo abantu rero iyo abantu buzuye umwuka wera bavuga rumwe, barahuza, barakundana. Imana ishimwe cyane.
ndagira ngo rwose abantu bumve ko bakwiriye gusaba umwuka wera, kuko umwuka wera aradufasha. Umwuka wera aradufasha. Umwuka wera ni umujyanama. Umwuka wera ni umucamanza. Umwuka wera ni umurengezi. Umwuka wera ni umwarimu. Umwuka wera umwuka wera arakomeye. Abantu bakwiriye gusaba umwuka wera, bagasaba Pentekote yabo kugira ngo babashe gukorera Imana, babashe kugenda n'Imana, kuko uyu mwuka wera afite umumaro mu buzima bw'umukristo. Umumaro wa mbere umwuka wera afite, dushoboza gukorera Yesu tumaramaje mu mitima. Ko guhamya Yesu ntabwo ari ikintu cyoroshye, kuko mu bindi bihugu uramuvuga bakakwica. Rero ntabwo wabona bari kwica umuntu ngo nawe wongere uvuge, ariko iyo ufite umwuka wera, ufite imbaraga z'Imana, uhamya Yesu nubwo wapfa ukajya mu ijuru. Icya kabiri, umwuka wera adushoboza kwera imbuto z'umwuka wera. Imbuto z'umwuka wera. Umwuka wera agira imbuto: urukundo, ibyishimo, amahoro, kwirinda, kugira neza, kugwa neza. Ibyo byose ni imbuto z'umwuka wera, no kwihangana. Byose adushoboza rero kwera imbuto, adushoboza kwihanganira ibigeragezo. Muri uyu mubiri, muri iyi si, muri ubuzima habamwo ibigeragezo bikomeye, ariko ufite umwuka wera ushobora kwihangana. Imana ishimwe cyane. Cya kane, umwuka wera adushoboza kunesha ibyaha. Ijambo ry'Imana muri Zekariya rivuga ngo, igice cya 4 umurongo wa 6, ngo si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye wera. Izi mbaraga rero z'umwuka wera zidushoboza kugenda urugendo rwo mu isi, tukagenda mu isi turi mu mwuka, tukabishobora. Imana ishimwe cyane. Ni imbaraga rero zikomeye mu ndimi z'amahanga. Iyo zivuzwe mu buryo bw'indimi z'amahanga, mu buryo bw'igiheburayo cyangwa bw'ikigiriki, zirumvikana. Mu rurimi rw'igiheburayo aho bavuga ngo ni dunamisi. Dunamisi ni imbaraga zo mu buryo bwa hamini, imbaraga zikomeye cyane, zikomeye. Ni imbaraga rero ziterura, ni imbaraga zikomeye zidushoboza. Harimo ijambo ry'umwuka pinema. Imbaraga z'umwuka, imbaraga z'ubugingo, imbaraga z'ubuzima. Imana ishimwe cyane. Ni imbaraga zidufasha, zikikorera ibibazo byacu, zikaturengera, zikaturwanirira. Haleluya. Imana ishimwe. Hari imbaraga zivugwa mu rurimi rw'igiheburayo bivuga ngo ni rema. Rema ni ijambo ry'ubuhanuzi, ariko ririmo imbaraga umuntu ahabwa n'Imana, ibitangaza bigakoreka, ibitashobokaga bigashoboka. Imana ishimwe cyane. Bene data, ndagira ngo mbakumbuze, mwifuze umwuka wera, mushake umwuka wera, kandi muvuge ku rurimi rushya, muhimbaze izina ry'Imana, mukorere Imana mwuzuye umwuka wera, mukorere Imana mufite amavuta y'umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo dusoze dusenga, kandi dusengera abantu bashaka umwuka wera. Mwizere, kugira ngo ubone umwuka wera ugomba kwizera, ugomba kwihana, ugomba kugira inyota, ugomba gukiranuka, ugomba gukora imirimo y'Imana kugira ngo ubone umwuka wera. Ntabwo ari ukuwukorera ngo urajya gutera ibiraka, ahubwo ni ukwizera Yesu utanga umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Kandi ugakunda ijambo ry'Imana, ugakunda abakozi b'Imana, kandi ugahimbaza izina ryayo, ukayiramya. Imana ishimwe cyane. Nyagasani Mana yo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimye kubw'ijambo ryawe. Umugisha abakozi bawe Mwami bazumva iri jambo, Mwami bateze amatwi iri jambo, kandi abafite inzara n'inyota ubuzuza umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe zibamanukire, kandi abarwaye indwara bakire, bafite ibibazo bikemuke, ubaburanire, ubarengere. Urakoze Mana, ndagushimye. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Amen.